God, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndaramushe cyane, izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza. Mana yanjye, Imana ijya kudutera iteka munsi none kugira ngo twibone aha hantu. Ntago ari ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu bimenyerewe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe. Abavutse munsi none navuga ngo isabukuru nziza y'amavuko, happy birthdays, joyeux anniversaire, congratulations, mwagize ama breakthrough agiye atandukanye. Imana yanjye, ntago ari ibisanzwe kandi ntago ari bimenyerewe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Abari mu gihe cy'ibyago navuga ngo nimwihangane, hari abari ku gisasiro baryamye barwaye. Mana we, harabibaza ngo isi situation ndimo nzayivamo ryari. Mbese harabibaza ibibazo bitandukanye. We wibaza ngo situation ndimo nzayivamo ryari, komera, hari igihe ibintu bizagenda neza. Ntago ubuzima buzakomeza bugoranye kuri wowe gutyo. Abarindiriye urubyaro, abarindiriye navuga ngo ibitangaza by'Imana amasezerano y'Imana, navuga ngo nimukomere. Hari igihe muzashima, hari igihe muzaririmba, hari igihe muzabyina, hari igihe muzanezerwa. Izo nashimwe cyane. Reka dusenga n'Imana hanyuma dusangije muri Imana rito yamfite. Uwiteka Imana mwiza rya Yesu Kristo, ndagushimye cyane. Ntujye ubura inzira, ni wowe umuririmbyi yaravuze ngo uri way maker, uca inzira aho zitari. Urakoze, twibonye ahantu n'ibitangaza kuri twebwe. Ngwino ugaragare, ngwino ukore, ngwino uvuge, ngwino humurize imitima y'ababaye, ngwino wime hagati muri twebwe. Iyi video nayo mwami Imana igere hafi ndetse na kure, kandi ivuga ubutumwa bwawe. Reka ururimi mwami Imana uyu ugiye kuvuga ntaba ari njya gusana rugera rw'icyubahiro. Ndasengera abaruhijwe, ndasengera abarembejwe, ndasengera bimwe wese uri aha hantu duhuriye aha hantu mwami, kugira ngo umugire neza kandi mukomeze mwiza njye Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Shisange nongeye kunezerwa umunsi wa none, kubw'Imana, kubw'urukundo rwayo, kw'imbabazi zayo. Ariko nyine ahantu hari imbeho nyine, kwa kuntu umuntu avuga ati ya nta choice, there's no choice. Ugomba ko accept it, you have to accept it, there's no choice, but it's very cold. Harakanye cyane, harakonje. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi. Ni screenshot ije sera. Zaburi nafashe screenshot ariko kugira ngo ino Zaburi ngereho neza, reka njyemo ninjire muri link ya Zaburi 103. Tuhera ku murongo wa mbere. Harambwira ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntuyibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Yesu nashimwe. Uyu munsi nshaka tugarukira aho ngaho. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntuyibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Inshuti zanjye, turi mu bihe navuga ngo bamwe Imana yabagiye bagirira neza. Imana harabo yakijije indwara zikomeye. Imana harabo yagaburiye. Imana navuga ngo muri Kristo Yesu twahawe agakiza, dukira ibyaha, dukira cya kimwaro, dukira za soni. Ariko iki ni igihe usanga kubw'ubuhamya muravuga ati nta muntu utanga ubuhamya, ugasanga tugize isoni. Kandi ijambo ry'Imana yambwiye ngo ntiwibagirwe ibyo Imana yakugiriye byose. Nshuti yanjye, iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bamenye ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Iki ni igihe kugira ngo abantu bamenye ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye nka Sandrine. Imana yambohoye ikankiza ishavu, Imana yambohoye ikankiza ibyaha, Imana yambohoye ikankiza kuremererwa, Imana yankishije navuga ngo ubwibone, Imana yankijije ibyaha byose byari byaranzitiye, ikankiza karande, ikankorera ibikomeye. Igihe cyo kugira ngo mbivuge. Imana ishimwe cyane. Njya nganira n'abantu benshi, cyangwa njya abana n'abantu benshi, ugasanga umuntu aravuze ati ariko ubu iki ni ikintu uhagarara ugashima imbere nazigera buri cyangwa nibyo. Ariko wowe igihe wabisengeye ukabibona, ni byiza no kubishimira Imana. Ukavuga ati nubwo ndi kurya, ni Imana ndavuga ngo byabigizemo uruhare. Nubwo ndi kwambara, ni Imana yabigizemo uruhare, kugira ngo nawe undi ku musozi wo gutegereza, wa wundi urindiriye nawe avuga atari kuzika ahantu hari igihe nzahava, uzika ahantu nanjye nahava, uziko nanjye byagenda neza. Ni Imana
itubonamo amashimwe kugira ngo bibere inyungu abari mu bibazo. Yesu nashimwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tukareba ba Daniyeli bari mu rwobo rw'intare, wenda nabo iyo uzi ko bariho mu gihe cya none bari kuvuga batari ko se ubundi ndashima Imana ko yankuye mu rwobo ngo si byarangiye, ariko duhora twumva ari ibintu bishyashya. Iyo dusomye Aburahamu ngo Imana imuha urubyaro, twumva tuba twumva ari ibintu bishyashya, tuba twumva ari ibintu bishya, ngo tuba twumva ari ibintu byiza, tuba twumva ari ibintu twahora tuvuga, ariko twamashimwe yacu turayarimita, tuvuga ngo ariko se ubu iki kimwe narashimye ngo Imana ngo yampaye urubyaro, ngo ubu nzongera ngo mbishime nanone ngo ahandi hantu ngo banyumve. Cyangwa kumva umuntu navuze ngo ariko urakabije, uzajya uhora mwishimwe rimwe. Nakubwiye ngo Bible ubwayo amashimwe usanga kenshi ugiye kurikira ama videos zigenda nzangira sharing, usanga ngenda mvuga abantu bamwe, mvuga bahana buryo Imana yabahaye abana, mvuga uburyo basenze, mvuga bayona uburyo Imana yabakuye mu nda y'urufi, mvuga bayobo turamuvuga cyane, ako ntago turambirwa. Ariko niba nibutse ibyo Imana yankoreye nkashaka kubiceceka, ndimo ndibuza imigisha, kuko iyo uribika ibyo Imana yagukoreye bikwibagiza none situation urimo. Niba hari ibindi uri muri need, niba hari ikintu ukeneye, kuba uri gushima birakwibagiza umubabaro. Njyewe akenshi iyo mbabaye mpita ndeba nk'Imana nk'ibintu yankoreye, nkavuga ariko Mana nta mwenda urimo ku bintu wankoreye, ahantu wankuye. Mana we, no kuba warampaye urubyaro, kwitwa umubyeyi. Yego navuga ngo ibi bihugu tuba turimo ntago uziyumva umuntu akwitirira umwana cyane wabyaye aza kwita izina ryawe, sibyo ko nanjye ntago ndabimenyera. Ntago nanjye ndamenya ko nguva ngo mama kanaka, oya izina ryanjye niryo ngiryo, ariko nyine hari izina riba rihari, bari kwita batakwita ariko ni izina ryawe. Yesu nashimye. Kuba mbivuze gutya ntago nzi ko nibagiye ko abantu ku musozi wo gutegereza, ariko bavuga bati koko Imana itanga urubyaro, ubundi uriya mwana yaciye, uriya mwana yaje ate, byagenze bite, ubundi byamugendekeye bite, ukumva nawe bikuremye imishinga ngo Imana yasubije uriya, Imana yasubije Sandrine nanjye zansubiza. Uyu munsi shimwe nshaka kubaha, akenshi burya hari ubuhamya babukomeye, kubera ko baba bifite n'undi muntu navuga ngo abandi bantu babugize, ugasanga tubutanze gake cyangwa ntabwo turabutanga neza. Ariko mu gihe navuga ngo nagiye kubona uriya mwana, habayeho igihe gikomeye. Igihe gikomeye marayika w'Imana, navuga ngo nta nubwo ari umwe, bari benshi. Ninjira mu yindi si mbona marayika w'Imana, bamarayika b'Imana. Ninjiye mu yindi si mbona bamwe barambwira ngo intambara turayirwana kandi tugomba kuyitsinda. Ni ukuvuga ngo hari ahandi hantu tugera ibintu bikaba birakomeye, intambara ntirwanwe natwe, intambara ikarwanwa n'abamarayika b'Imana. Urumva icyo kintu izaba ari gishyashya, nzi ko nzabona uburyo nzakivugamo birambuye, numva ndi areze. Ubu ntago mbivuga neza bipasura uko bikwiye, ariko ni kugira ngo nkumvishe nuko intambara irarwana. Imaze kurwanwa, bamarayika b'Imana numva bavuze ngo turanesheje, nuko bakoma mu mashyi, atayi turanesheje. Nanjye ni kuvuga ngo navuye mu isi iyi ngiyi tubona, nanjye numva ndibona ajya gute, ndakoma amashyi ndaririmba, kandi nuko mitangaruka mu mubiri. Ngarutse mu mubiri mitasanga nta kintu nakoze, gusa niho ndamwenyura. Ni ukuvuga ngo baba marayika b'Imana baraza babana nanjye. Hari igihe nzabyandikaho, hari igihe nzabivugaho, wenda zubwa n'igitabo sinzi, ariko numva ari ikintu n'experience sinze, navuga ngo iriya siri real, abamarayika bari real. Buriya buzima nasanze ari ubuzima bwiza cyane. Ni ahantu ureba ibintu, navuga ngo ukabona ubiri hejuru, uri hejuru y'umubabaro, uri hejuru y'agahinda, uri hejuru ya bariya bantu. Naje kubona ko ino mitima yacu hariya hejuru no kumwe n'abamarayika, uri mu isi y'umwuka ubasha kureba umutima w'umuntu, ukabona umutima w'umuntu witwara nabi, ukabona umuntu witwara neza. Rero reka navuga ngo umuntu akatinzi, no long story short, navuga ngo abamarayika b'Imana nabashije kuba experiencing aho umunsi umwe gusa, umunsi kandi inshuro ebyiri zitandukanye, kugira ngo Imana inyereke ko atari ibyiyumviro byanjye gusa. Namwumva ibintu biteye ubwoba, murumva mutagize ubwoba, mumva mutagize amatsiko. Rero mva aho hantu
nongeye kubona ko Imana koko hari abantu yabanye nabo, niyo mpamvu Bible yanditswe. Kandi nzi ko nubwo hari abandi Bible itazandikwa none hazandikwa ibitabo, nanjye itatu ngo muzakibona hari ibyo bizakunda. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nabonye amarayika b'Imana. Iyo mbivuga mba numva ntumbagijwe cyane, iyo mbivuga mba numva ndahandi hantu, iyo mbivuga mba numva umunezero mwinshi. Rero wifata ibintu Imana yakoze igihe wari uri ku musozi wo gutegereza, igihe ku musozi wo kurindira ibintu Imana yakoze, ikakugirira, ikakubakira, ikaguhezagira, ikaguhereza umugisha, ikakurwanirira ngo ubipfukirane. Oya, ahubwo bivuge, wongere ubivuge. Nubwo abantu bavuga batari ko Mana we urabirepeta, urabivuga cyane, ariko gerageza ubivuge, wongere ubivuge. Nanjye ngerageza mbivuge, nongere mbivuge, kubera ko Imana yarabikoze. Iyo marayika w'Imana adahagarara aho ngaho, sibyo ko atari numwe bari benshi, iyo hataza guhagararaho imbaraga z'Imana, iyo hataza kuboneka abamarayika icyo gihe, hari kumvikana inkuru mbi pe. Hari kumvikana inkuru mbi, kuko hariho ahantu umuntu agera aho bita ngo ni kuri point finale, aho umuntu umubiri nyine uba wumva nta n'ikintu wumva, nta kintu wumva pe, nta kintu wumva, wumva isi yarangiye. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye mbabwira ngo ntiwikibagirwa icyo Imana yagukoreye, wikibagirwa. Nubwo waba uri mu bantu badasenga bafite ibya mirenge, nubwo waba uri mu bantu basenga ariko bo badashima, nta agakiza nako umuntu ku giti cye, wikishinga abandi bantu. Hari igihe amashimwe yawe yakubera undi mugisha, hari igihe amashimwe yawe umugisha ku ndi muntu. Rero ndumva Mwuka w'Imana mpata kuvuga ibintu byinshi cyane, ndumva twaganira cyane, ndumva mbwira ngo nzajye live mvuga ibintu byinshi, ariko nzi ko inzira zizaboneka. Rero impamvu ino video akenshi nyikoze, nagira ngo twibukiranye ibyo Imana yakoze. Ntukigeranye n'abandi bantu, ngo niba ubona ahantu uri Imana iguhaye ubwo bushobozi bwo kwitwara, ngo uvuge ngo hoya, ngo ntago ngo ngewe ngo nashimira Imana kubera ko ngo mbona abandi bari kwitwara kandi badasenga. Yego bari kwitwara, ntago basenga, bari kwitwara, ntago ari abakristo, ariko wewe warabisengeye. Usengera permis, usengera gutsinda, usengera imodoka, usengera iyo nguzanyo wafashe n'urugero, usengera kugenda mu muhanda ntukore accident, usengera ibintu byinshi cyane. Ariko ubu munsi urabyirengagije, wigize umuntu mbese wabonye ibintu ukora ko bigomba. Nshuti yanjye, muri Kristo ibintu twabonye ntago twabigombaga, ni grace, n'ubuntu twagira. Nshuti zanjye, n'ubuntu twagiriwe. Kuba tuvuga gutya, navuga ngo tuba dufite byinshi ku mitima yacu. Natwe navuga ngo hari igihe umuntu akeka ngo simbivuga, ngo kuba nabonye iki ngiki nyine nuko ngomba kuba nyifite. Oya, n'ubuntu pe, n'ubuntu kuba twarabonye agakiza. Nkanjye ko nabonye agakiza, n'ubuntu nagiriwe, ntago nari ngakwiriye. Niyo navuga ngo Imana irebera ku muryango, ntago byari kuvamo rwose. N'Imana irebera ku mashuri, ntago byari gukunda. Mana we, navuga ngo akagahenge, aya mahoro mfite no kubera Kristo. Kristo yarakoze kudatoranya, warakoze kudatoranya Mwami w'Imana, warakoze kunkunda, warakoze kuntoranya, warakoze kunitesha, warakoze ndetse Mwami Imana kuma agakiza kawe, warakoze kundwanira uriya munsi. Nzabivuga nongere mbivuge, nzabivuga nongere mbirate, nzayata izina ryawe, nzava gukomera kwawe Mwami Imana. Urebe urakwiye kandi urakiranuka. Reba uyu mwene data uri ku musozi wo gutegereza, reba mwene data uri ku mavarira ataka. Mwami Imana umugirire neza, paradishaya, reka umugirire neza Mwami Imana. Reka nawe tuguzina byo rihabwe icyubahiro, reka nawe tuguzina byo rishirwe hejuru. Uturinde gukorwa n'isoni tugushima, uturinde kwishira hejuru, uturinde kumva ko ibyo twabonye tubikwiye, ahubwo n'ubuntu bwa Mwami Imana byo twite n'iteka ryose. Amen. Kizanjye nibutse ko nibutse kugira inzozi. Mbona hari umuntu nabonye, mbona ari ku musozi wo gutegereza, ariko mbona ameze nk'ahantu azirikiwe. Nshuti yanjye, nzi ko accidentally cyangwa utajya gukurikirana cyane mu videos nkora, ariko uzayikurikirana ndabizi. Nzese nzakora ibishoboka byose ku buryo uyibona. Umusozi uriho gutegereza wo kurindira, birasa nk'aho imyaka ibaye myinshi. Burya niyo waba umunsi iminsi ibiri utegereje imbuto y'Imana, utegereje kugirwa n'Imana, kugirwa neza n'Imana, utegereje izina ry'Imana, ni igihe kinini cyane, ni igihe kiba gikomeye ku muntu. Rero nagira nkubwire ngo
Imana izagusubiza kandi Imana igeze no kunyereka rwose, inyereka navuga ngo uhetse, inyereka ufite ubuzima bwiza, inyereka unezerewe. Nyuma mbona ibindi ariko humura Imana izakugira neza. Yambivuze ntya kubera ko hari igihe direct Imana itagwa message ko umuntu umwe agenda agaruka ariko ntubone ushaka kumubwira muri rusange kusanga ari benshi basubijwe. Inshuti zanjye tuganira ahangaha muri bashyashya, Facebook friends, YouTube subscribers cyangwa se aba following viewers, badara subscribing, WhatsApp friends, Mana yanjye hari hose aho mwabona iyi videos, karibu. Inshuti kuri Facebook, nkunda ku making friends, nkunda kugira inshuti, navuga ngo karibu cyane, mwegere, ndabakunda cyane. Navuga ngo Imana ikomeze duhana umugisha, mukomere, muze muri Kristo nta kwibeshya, nta regrets, Mana yanjye na hantu ugera ukaruhuka, na hantu ugera ukumva nezerewe, na hantu uzasanga abandi benshi, ntago uzasanga ibintu byoroshye ariko uzasanga ibintu byiza kandi bishoboka. Rero witakaza umwanya ukibona no video aza muri Kristo. Nanjye urabizi ko nari meze kira wenda twariganye, twarakoranye wenda se ibiraka, kuko ntago muzo ngize ngira akazi nabaga ngo gahamu kuvuga ngo akaza akora hano, ntago ngira akazi, cyangwa se abavandimwe cyangwa inshuti mwese, navuga ati Mana yanjye mwikomeze kuri Kristo kandi mumwakire, mumusagize n'abandi. Niba ari Imana yakoze, tangira ubivuge, ikitwa gito cyangwa igikuru ntugire kimusigaza, kuko niho havuye kwandika ijambo ry'Imana muri Bible. Baremeye baratura, baremera bivuga kugira ngo bitugirire akamaro umunsi wa none. Isashimwe rero ntari iminota inirahagije, navango tuzakomeza Imana nitugirire ubuntu. Mukomeze mugirire byiza, mukomeze mugirire December nziza. Mana yanjye twizitegura imitima yacu, Kristo avukire ahantu heza kandi asukuye. Isashimwe rero ndabakunda cyane, abarwayi mwihangane, abasubijwe namwe Imana ishimwe, ndakunda cyane mugirire byiza. Bye.